pasiteri Inzahuke buriya nitwe twamutwaye. Nitwe twamutwaye twabipanze ndetse n'ubu bagiye kunywa amaraso ye nanjye narindi. Inzahuke we yizeye Imana n'amasengesho. Amaze kwizera Imana n'amasengesho biza gutuma twuzura uburakari twese kuko nanjye nari nkiri hagati muri bo. Ntase mbo ikintu cya mbere ndabanza kwisegura kuri mama Asiya ndetse n'umuryango we. Ibi bintu kubishyira hanze si ukwishima hejuru y'urupfu Inzahuke yapfuyemo, ahubwo buriya kenshi tuba dufite abadamu. Ndagira ngo havuge mpumve neza. Uyu munsi inkuru yawe yanteye ubwoba. Yaguteye ubwoba kuko nanjye ariko Imana iraza kumfasha. Ese uravuga uti urupfu yapfuye nanjye rwarambabaje. Nanze isezerano rimwe twari turi gusezerana nabo twari dusanzwe dukorana cyangwa se na Satani. Birushaho gutuma bivumbura bantwarira umubyeyi arapfa. Ejo nakoranye namwe ndabizi nabo baranyumva. Iminsi yose nakoranye namwe nagize amafaranga ariko adafite ibyishimo. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Hanyuma nk'uko mubibona kuri kamera zacu, tubonye umutumirwa mushya. Ntabwo twari dusanzwe tumutumira, ariko uyu munsi turamuhamagaye. Twigeze gukorana nawe ikiganiro mu minsi yatambutse, ariko uyu munsi twongeye twamuhamagaye. Hanyuma rero waba ukeneye gukora indirimbo ya audio, waba ukeneye gukora amashusho, nagiye nkurangire ahantu bashobora kubigukorera neza, ibintu byawe byose bikagenda neza. Ubukwe babukora neza, performance z'abahanzi, ibiterane, amakorari, mwese turabakorera. Nta handi ni muri 3B studio, ikaba ikorera mu mujyi wa Musanze. Ikorera mu mujyi wa Musanze, ikora neza. Producer witwa Leo yagukorera indirimbo ku giciro gito. Uri umuhanzi ukizamuka, azamura abahanzi ku buryo rimwe na rimwe hari nabo azamura ku bw'ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ndavuga ku bantu baririmba gospel. Amakorari by'umwihariko ayasanga mu mujyi wa Kigali, yaba ari Kigali cyangwa mu Gakenke cyangwa ku Rushashi cyangwa muri Rulindo, ahantu hose arahagera. Ndagira ngo mujye mukurikira indirimbo ivuga ngo ingoma yawe ni yamamare, igenda inyura mu biganiro byanjye ku ma intro. Ako karirimbo niwe wagakoze kandi byari kera. Ubu ngubu noneho afite instrument zose, afite amagitari, afite amasoro, afite ingoma, afite ibintu byose kandi akora ku giciro gito cyane. Wamuhamagara kuri 0782 97 muhamagare agukorere kandi agufashe ibintu byawe byose bigende neza. Iyo ugiye gukora album arakugabanyiriza, iyo ari korari arayigabanyiriza. Ni ukuvuga ngo ntabwo ashobora na rimwe kwirengagiza ko nawe kugira ngo atere imbere abantu babigezemo uruhare. Muhamagare rero kuri 0782 97 Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mukozi w'Imana turakwakiriye. Murakoze cyane. Uraho neza? Muraho. Mwitwa bande kugira ngo abantu turi kumwamenye dutaramanye nande? Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Yego.
ko munyakire nk'amwe abanyamakuru b'Imana Irahari TV. Yego. Nitwa Emmanuel Hategekimana habura gato. Yesu arakora. Yego. Ndi umupasitoro. Uri umupasitoro ndabizi. Urakoze cyane ngo habura gato nde? Habura gato Emmanuel Hategekimana Emmanuel, habura gato Yesu arakora. Yesu arakora. Mukozi w'Imana habura gato, uyu munsi ndabona ibintu bigenda bitameze neza mu bakozi b'Imana. Rimwe na rimwe bakitabaza izindi mbaraga, abandi bakitabaza amavuta, abandi bakitabaza imbaraga twe tudasanzwe tuzi hano mu gihugu. Ese wowe uyu munsi umurimo w'Imana ukora, uri umupasitori, ukoresha izihe mbaraga? Erega nsigaye mbona ibintu byarivanze. Nibyo koko, urakoze kumbaza ikibazo cyiza munyamakuru. Imbaraga nyinshi zirahari zitandukanye, ariko ndi gukoresha imbaraga z'Imana. Yego. Ndi mu murongo mwiza w'Uwiteka. Kare umpamagara kuri telefone mbere yuko nza tugahurira ahangaha muri aka karere katari mu mujyi wa Kigali, wambwiraga ko hari imbaraga wakoranye nazo ndetse hari n'abo zagizeho ingaruka, nawe zikugiraho ingaruka bituma izo mbaraga uzireka. Uyu munsi ukaba wavuze ati reka mbwire abantu, mbabwire ubugome bwazo, mbabwire ingaruka yazo, kugira ngo nabo batazagwa mu ikosa nk'iryo naguyemo. Ariko ukaba ufite n'ibimenyetso bifatika. Ndagira ngo noneho nkwakire utubwire ku mbaraga watangiye ukoresha bwa mbere, abo zagezeho ingaruka, nawe ubwo zakugizeho ingaruka, iyo ngaruka ni iyihe, abakunzi bacu kugira ngo bamenye ese ibintu bihagaze bite, biteye bite. Murakoze cyane. Turi hano nk'abakozi b'Imana dushaka kwamamaza ubwami bw'Imana, ndetse buriya ibyo watunga byose ariko udatunze Kristo, ibyo bintu ntacyo biba bimaze. Twakoranye n'imbaraga z'umwijima igihe kirekire, tubana nazo, ziradukoresha, zidutwaza igitugu, ariko naguhamagaye nk'umunyamakuru ndambiwe. Nari ndambiwe kubika ikinyoma, kuko ikinyoma ni murumuna w'urupfu. Icyaha ni murumuna w'urupfu. Rero namaze kumenya neza ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta wakurikira Imana atakurikiye Kristo. Niwe mugabo uruta abandi. Nuko bimeze. Hanyuma ukagira uti izi mbaraga hari abo twakoranye. Ndagira ngo utuganirire mw'izo mbaraga mwakoranye nande. Ese ubundi izo mbaraga ni izihe? Ndabanza nivuge neza. Ndi umwe mu bapasitoro muri iki gihugu bakoze kandi bakorera mu nsengero zitandukanye, n'urwange rurimo. Twagize hiti. Yego. Twagize hiti, ariko hiti ishingiye ku kinyoma no ku mbaraga z'abadayimoni. Imbaraga z'abadayimoni. Muri makeya, nubwo mwagaragaye nk'abakoresha imbaraga z'Imana, mukarya hiti, mukamamara, bose mbizi, nigeze njya mu gihugu cy'Ubugande, nsanga ahantu wakoresheje igiterane, mu by'ukuri ukajya ubona ko igiterane gifite imbaraga, ariko nitegereje mbona ntabwo ari imbaraga z'Imana. Ndavuga ubwo mwari mwantumiye kugira ngo nze kuvuga ubutumwa, none nawe uravuze uti koko nta mbaraga z'Imana twakoreshaga, sibyo? Ni abahe bapasiteri mwakoranye hano mu Rwanda bakoresheje izo mbaraga mwakoreshaga? Abo twakoranye ni benshi, ariko ntabwo bose ariko mbashyira ku murongo. Icyakora mu gihe maze nkorana n'Imana, negerana n'Uwiteka, hari iby'Imana yantegetse kuvuga. Iby'Imana yantegetse kuvuga rero ni uko dukura abantu mu rungabangabo, kuko gukorera Satani nta cyiza kirimo, ahubwo ni ibihembo by'igihe gitoya.
twakoreye Satani amafaranga turayabona, dutemberera ahantu hatandukanye, kuko buriya abapasiteri benshi b'inshuti zanjye dusanzwe dukorana, yaba muri social media ndetse no mu nsengero zitandukanye, ariko bikaza kurangira duhuye tukinezeza, tugasangira, tukanywa, ariko bikarangira n'ubundi ari umubabaro. Rero icyo navuga muri aka kanya, turifuza kubana n'Imana kurushaho. Nje hano ngira ngo nyahe n'abandi bagenzi banjye, dukurikira Imana tuve mu kinyoma. Hari abo twakoranye rero batandukanye, mbese sinapfa kuvuga amazina yabo. Reka duhere kuri wowe. Uravuga uti izi mbaraga zangizeho ingaruka wahuye nayo ya mbere yo gukorana n'imbaraga z'abadayimoni, ukabeshya abantu kuri kuhanura, ukabeshya abantu kuri gukora ibitangaza, kandi uri gukoreshwa na Illuminati. Simbizi, kuri telefone niko wambwiye nubwo hano tararyatura. Ese ingaruka byakugizeho ni iyihe? Iya mbere byabayeho kunzanira igikomere. Satani arakora, ndetse abantu benshi baranamuyoboka, ariko bibi by'igihe gitoya, kuko byangizeho ingaruka yo kunzanira igikomere cyo mu mutima, kirimo kunyicira ejo hanjye hazaza. Ubundi nari umuntu ngiye utunze amafaranga nyatunze, ariko adafite, nanze isezerano rimwe twari turi gusezerana nabo twari dusanzwe dukorana, cyangwa se na Satani, birushaho gutuma bivumbura, bantwarira umubyeyi arapfa. Ejo bundi ku itariki 7 z'ukwa kabiri nibwo umubyeyi wanjye yitabye Imana, kuko barambwiye bati ukwiye gukora bino, kuko icyo gihe bari bantegetse kuzura umuntu, ariko imbaraga za Satani nawe urazumva, bantegetse kumuzura. Abanyamakuru bakaza, nk'uko dusanzwe tumenyereye yuko abanyamakuru mugenda ahantu henshi hatandukanye, hanyuma ibyo bintu bigakamirwa, ariko wa muntu n'ubundi bikarangira n'ubundi apfuye. Mbasaba imbaraga rero zo kuba nakorana nabo, hanyuma uwo muntu akabasha gukomeza kuba muzima. Bambwira ko icyo kitashoboka. Hanyuma ndababwira nti ibi bintu ntago nabikora, ntago byakunda, kuko ubundi twahuriraga muri hoteli imwe y'Ibukavu. Niho twajyaga duhurira, tugapanga ibyo bintu. Reka tugaruke inyuma. Bagutwariye umubyeyi, baramwica ku itariki 7. Ese bamutwaye kubwo kukwihimuraho, cyangwa bamutwaye kubwo ko wamutanzeho igitambo? Oya, abantu basobanukirwe. Ubundi mu buzima bwanjye, kubera ko nakuze ntazi data, numvaga mama ariwe papa, akabana mama, uko namwifuzagaho ibintu byinshi bitandukanye bigomba kungirira umumaro, ndetse nawe bikamugirira umumaro, ariko ntago nifuzaga yuko apfa. Si igitambo nge nari natanze. Bundi badusabaga abantu batandukanye, abo hanze twaranabatangaga, nta kibazo. Ariko umubyeyi wanjye bigezeho nanze iryo sezerano, bambwira ko baramutwara. Ndaje ndababwira nti ntago byashoboka, njya numva Imana y'abarokore yuko ikora. Ubundi mbere twari dukijijwe, ariko dukennye, tutazi imbaraga z'Imana ko zishobora gukura umuntu hamwe zikamushyira ahandi. Ubwo rero ndababwira ntuko byasa kose, kugira ngo nkomeze runo rugendo munjyanira umubyeyi, kandi naragambiriye, hari ibintu byinshi nari naragambiriye ko uyu mubyeyi nazamukorera. Birangira rero bambwiye bati turamutwara. Ndababwira ntiho kugira ngo mumutware nabavaho,
hanyuma nkiyegurira Imana nk'uko mbere twabyaturaga nubwo byari bitaratuzahura, ariko hari abantu benshi batanga ubuhamya batandukanye bavuga aho Imana yabakuye, kandi nkabona abo bantu ntituri kumwe, kuko abo twabaga turi kumwe mu gisata cya Eliminata twabaga tuziranye, ubwo rero ntabwo byashoboka. Icyaruta byose nakwemerera uriya mugabo wo hejuru, kuko tumwita uwo hejuru, natwe twaramutinyaga, turamutinya, nkiriyo twaramutinyaga, ariko ubu ni inshuti yanjye. Ubwo rero biza kurangira bambwiye yuko baramutwara, nintemera ibyo ngibyo. Ndabwira nti ibyo ntabwo byashoboka, nizera yuko bidashobora gukunda yuko bamutwara. Ikintu rero cyambabaje kurusha ibindi, nababajwe nuko baje kumutwara kandi bigizwemo uruhare n'umwe mu bapasitoro bakorera hano muri Kigali, inshuti zanjye, kandi twumvaga yuko turi kumwe. Ubundi igihe banjyana babinyinjizamo, bambwiraga yuko ari igihe gitoya nkikuriramo amafaranga, muri namara kwikuriramo amafaranga nkabivamo. Tukiri aho ngaho, ndagira ngo ufate umuntu umwe mu bapasiteri mwakoranye, mwabanye, byagizeho ingaruka. Ninde? Umupasitoro twajyaga tubana byagizeho ingaruka, bikarangira naranababaye cyane, kuko nanjye naramukundaga. Ni umupasitoro witwa Theogene Inzahuke, twari tuziranye mu buzima busanzwe, ni nawe wari wampaye uwo muyoboro, kuko twari twigeze duhurira ahantu i Butare, turi mu ivugabutumwa, nanjye natumiwe muri icyo giterane. Hanyuma nkabona ukuntu abwiriza, nanjye ngira ishyaka, ndamwegera nk'umuvugabutumwa mugenzi wanjye, ndamubaza nti bikorwa gute? Barambwira bati icya mbere ntabwo byakunda utari muri twebwe, kuko umwami tubana nawe atanga icyubahiro. Mbese ndabyumva, nanjye ndamwegera, ariko nzi yuko nyine ari ibintu biri aho bitagira ingaruka zikomeye. Inzahuke rero twarabanye mu buzima butandukanye, ndetse tunakorana no muri izo mbaraga. Ikintu cyambabaje rero kurusha ibindi ni urupfu yapfuye, kandi arutejwe n'abo twari turi kumwe, ndetse na Satani twabanaga nawe. Aho hantu ndagira ngo havuge mpumve neza. Uyu munsi inkuru yawe yanteye ubwoba, yaguteye ubwoba, kuko nanjye ariko Imana iraza kumfasha. Ese uravuga uti urupfu yapfuye, nanjye rwarambabaje, ati kandi yarutejwe n'abo dukorana. Ese ko Inzahuke havuzwe amagambo menshi, hari n'abavuze ko ari ibitambo. Yego, Adiriye, umuvugabutumwa witwa Adiriye niwe nushaka kuvuga ngo n'ubundi ni ibitambo. Ese mu by'ukuri Inzahuke kutabivuze mbere yuko abantu bamujyaho impaka bakavuga amagambo ameze kuri uko uhisemo kubivuga ibi, cyangwa mbere, mbese ni iki cyatumye utabivuga mbere? Impamvu yabinteye gutuma ntabivuga mbere nuko nanjye banteraga ubwoba ko bari bunyice, ndetse hari abapasitoro babiri baje iwanjye, harimo n'umudamu ufite izina rikomeye muri iki gihugu. Yego. Mbese barambwira ati uri kugenda witandukanya natwe, iki kintu nuramuka ugishyize hanze tuzakumerera nabi. Biza kurangira rero ntahise mvuga ukuri, ariko ubu nemejwe n'umwami Yesu mu mutima wanjye ko ngomba kuvuga. Ikimenyetso ufite kikumenyesha ko, kikwereka ko batari bukwihimure kubw'ukurenze ku mategeko, ku masezerano mwagiranye, ni iki? Ikimenyetso cya mbere nuko
namaze guhishurirwa ko iyo umuntu ari muri Kristo aba yabaye icyaremwe gishya. Iminsi yose nakuranye namwe ndabizi nabo baranyumva, iminsi yose nakoranye namwe nagize amafaranga ariko adafite ibyishimo, amafaranga ariko adafite ibyishimo, ariko nemeye Kristo nubwo napfana nawe. Okay, urakoze. Uyu munsi yarapfuye, uravuga uti ngewe nje kubaha ukuri. Urupfu rwe nyine byagenze gute? Dusobanurire neza. Wambwiye ko ufite amakuru neza, ariko ndagira ngo uze kugerageza uyavuge wirekuye, noneho n'abadukurikiye baze kumenya ayo makuru ibyayo neza, bakurikire kandi bumve. Ntuze kujya uca hirya no hino, twebwe nyine turi abanyamakuru. Iyo duhamagaye uduha inkuru iri kuri gahunda kugira ngo abadukurikiye tubakure mu rujijo. Tugeze ku wakujyanye, byagenze gute kugira ngo uyu munsi abe yarapfuye? Ikintu cya mbere ndabanza kwisegura kuri mama Asiya ndetse n'umuryango we. Ibi bintu kubishyira hanze si ukwishima hejuru y'urupfu inzahuke yapfuyemo, ahubwo buriya kenshi tuba dufite abadamu ariko ntabwo bamenya uburyo bw'akazi kacu. Byari ubutwari nk'abapasitori bagera mu 10 y'uburyo tugomba gukora. Hanyuma inzahuke ikintu cyatumye buriya agenda, ikintu cyatumye buriya agenda ni amafaranga, byapfiriye ku mafaranga. Amafaranga uburyo byagenze, twari twameranyijwe miliyoni 100. Ubwo rero biza kurangira inzahuke we yizeye Imana n'amasengesho. Amaze kwizera Imana n'amasengesho, biza gutuma twuzura uburakari twese, kuko nanjye nari nkiri hagati muri bo. Nasenga uko n'abantu barabizi, kuvuga ngo mubamwishe nawe urimo mu ruse kandi wari ukiri ni imbaraga z'abadayimoni, kandi wari ugikorana nazo. Nari mbana nazo, ariko jyewe igisata nari ndimo ntago cyanyumereraga kwica cyangwa se kumpa uburyo n'ubushobozi bwo kuba nakwambura ubuzima umuntu. Ariko uravuga uti twahise dufatwa n'uburakari. Uburakari bw'uko mwamuhaye ayo mafaranga akarangiza akizera Imana yo hejuru. Hanyuma mumaze gufata uburakari mwahise mubigenza mute? Tumaze gufata uburakari twagiye impaka, twahise dukora inama y'igitaraganya. Tujya impaka, turavuga se dukora iki kugira ngo ari amafaranga yazane. Ariko impamvu byatumye ibyo byose biba, yari ari kugenda yitandukanya natwe, kuko ahantu yari avuye hari ahantu nyine twebwe twashakaga yuko ava, ariko mu buryo bwacu bwite n'ibanga ryacu, kuko iyo badusinyishaga badusezeranyaga gukira. Bwari uburyo rero bwo kugira ngo tubone uburyo tugera ku ntego zo koreka benshi. Ubwo rero aza kugenda asa n'uwitandukanya natwe kubera aho yari amaze kugenda agera. Ubwo rero amaze kwitandukanya natwe, ubwo burakari bwadufashe, twumvise yuko agiye kutumenera amabanga. Ndetse nimba abantu babyibuka neza, bibuke isaha yahawe mu rusengero kwa Pastor Mignone. Iyo saha yivugiyemo ibintu byinshi bitandukanye, yaratubabaje cyane. Iyo saha yaratubabaje cyane, bituma hagomba kwanzurwa yuko agabwaho igitero. Igitero rero tukimugabaho, nakimugabyeho. Nanjye nari nkiri kumwe nabo, ariko ntabwo narindi mu bagenda gufata amaraso, kubera ko
njye nari mfite ibindi nshinzwe hanyuma umuntu wamutumweho ntabwo ari ngombwa kubizana hano kuri kamera ariko icyo nifuza agiye ni ukubohoka mu mutima wanjye rero atumwaho icyo gitambo twamutanzeho twebwe cyari icyo kugira ngo nyine natwe tumwereke yuko ataturya ngo bikunde tumugabaho igitero rero kandi turavuga tuti ntabwo twamubabaza wenyine tumutwarana n'abandi nuko bimeze. Mwamutwaranye n'abandi bangahe? Ariko abantu banyumve neza, turakumva. Ntabwo uyu munsi ngikorana nabo. turaza kuhagera kuko yaba ugikorana nabo ntiwari kuza kuvuga ibintu nk'ibi bikomeye. Yego. Umunsi tugira ibyago igihugu kigacika umugongo, ababyeyi amabere akikora, imigongo igacika kubwo kubura Pasiteri Theogene, mwamutwaranye n'abandi bangahe? Twamutwaranye n'abandi bantu 3. Bose nabo mu gihugu cy'u Rwanda? Twamutwaranye n'abandi bantu 3, ntabwo ari abo mu gihugu cy'u Rwanda bose, hari abanyamahanga ndetse hari umunyarwanda twamutwaranye nawe. Ariko impamvu uriya munyarwanda yagiye ntabwo twari dufite gahunda yo kumutwara. Ubwo nuhe? Ni Donati? Ntabwo ni Donati, birumvikana abanyarwanda bose barabizi. Ntabwo twari dufite gahunda yo kumutwara rero, ahubwo twari dufite gahunda yo kuba yenda twamwereka yuko agomba kwitandukanya natwe. Biza gutuma rero umuntu wamutumweho, ndetse ni n'umudamu rega, ni umudamu wamutumweho, biza gutuma rero ubu Donati agenderamo ndetse n'abandi. Yego. Biza kurangira agiyemo ariko atari ko twabyifuzaga. Nuko rero byagenze, ariko mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ndi kumwe nayo uyu munsi. Ntanze aya makuru nzi neza ko bishobora kongeraho ingaruka cyangwa se bagomba kungabaho igitero, ariko Uwiteka ambere maso, ndetse ndanishinganishije icyo barakora cyose, na leta umubyeyi wanjye ibimenye, n'igihugu cyanjye kibimenye, ko ndaba nabanziza akarengane. Oya, ntakajwe nuko yazanye itsinda ry'abanyamasengesho bagasenga akiringira Imana yari mu ijuru n'isi kugira ngo abarye. Igitambo mwari mwavuganye yari yakibahaye? Oya, impamvu twari twamusabye gutanga umugore wiwe. Yego. Hanyuma umugore wiwe yanga kumutanga kuko twararebye tubona yuko umuntu ahora yirahira ari we muntu tugomba kumwambura bigakunda. Yego. Hanyuma biza kurangira yanze kumuduha, ahubwo ahitamo gushaka kwitandukanya natwe. Ubwo rero ahisemo kwitandukanya natwe, twumva yuko tugomba gutwara ubuzima bwe. Tugomba gutwara ubuzima bwe. Rero impamvu yagiye yakora ibyo twashakaga muri iyo nama, twari gukora ibyo nawe twari twamwemereye, ariko urwego twari tugezeho twumvaga twamwaka umudamu we. Hanyuma mwaramumwatse bigenda gute? Yaramutwimye. Inyamakuru yenda wimbaza byinshi. Oya, ndakubaza. Abimye umugore we? Atwimye umugore we. Amaze kubima umugore we, muhitamo kumutwara ari we, nimba ntumvise nabi. Ese mu by'ukuri ubundi amasezerano mwari mufitanye yari ameze ute? Amasezerano twari dufitanye yari ayo kuduhereza uwo mudamu wiwe. Yamara kumuduhereza tugakora ibikorwa byacu nk'uko twari twabiteguye. Ubwo rero biza kurangira atwangiye, duhitamo gahunda natwe yo kuvuga ati ntabwo wakwiyegurira uriya mugabo, hanyuma
hato na hato tutazatumenera amabanga bireza kurangira rero tumutwaye ariko abantu banyumve neza nta kindi ngamije muri ubu buhamya ahubwo ngamije kwitandukanya na Satani n'imihango ye yose. Urakoze. Buriya nibaze ko Satani ntiwakwitandukanya nawe kuri kamera, ahubwo ubwo wamaze kwitandukanya nawe urimo uratubwira imbaraga ziriho zirakora. Uyu munsi hakunda kugaragara abantu, abapasiteri baravuka buri munsi bavuga ko bakora ibitangaza hano mu gihugu. Ese hari abandi waba warabonyeyo yenda ngo unarabure ubwire abanyarwanda n'abandi bari hanze y'igihugu bamenye ko izo mbaraga mu by'ukuri zihari, banitwararike? Icyo nababwira cyo izo mbaraga zirahari kandi cyane, zirahari cyane. Icyo nifuza rero kuvuga muri aka kanya, izo mbaraga nubwo zihari, hari na benshi bagikorana nazo, kuko nzi neza ko batigeze bitandukanya nabo. Barahari benshi, gusa ntabwo ari ngombwa ko mbivugira hano kuri kamera, kuri televiziyo zitandukanye. Uratanga ikimenyetso naba ari ndatanga ikimenyetso. Ubu bano bapasiteri benshi mubona bavuga ngo bakora ibitangaza ku mashusho media ndetse no ku mateleviziyo benshi batandukanye, njyewe ndabizi neza. Iki kiganiro nikimara gusohoka baranyataka cyane ndetse barangabaho n'ibitero, ariko ikimenyetso gikomeye nuko bakorana n'abadayimoni, bakorana na Satani. Sintinya kubivuga kuko nanjye nababayemo, kandi abantu banyumve neza. Kuba nsohoye iyi nkuru ntabwo ari uko ndi gusaba, kuko namwe murabibona yuko ntashonje. Uwiteka Imana yangiriye neza, ahubwo ndambiwe ikinyoma dutwikirirwa nacyo mu nsengero, ndambiwe ikinyoma baduhereza mu buryo butandukanye, bakatubwira ko bari gusenga ariko batari gusenga. Ndakubaza ikindi kibazo. Bigaragara Bibiliya itwereka neza ko Imana ari igitangaza kandi ko Imana ikora ibitangaza. Uwo mupasiteri, abo bapasiteri yego mu gihugu cy'u Rwanda barahari benshi bakora ibitangaza, ariko wowe duhereza amazina, ntacyo bitwaye, utubwire ngo umupasiteri uyu n'uyu cyangwa se erega buriya iyo Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo ni wiyuzuze n'Imana hanyuma ugira amahoro. Iyo wiyujuje n'Imana ugira amahoro, iyo witandukanyije n'ikibi ugira amahoro, ibyiza byose birasa. Rero kuba ari byo twagiye tumuteza bitandukanye, nawe afite ububasha bwo kwibohora, bwo kwinjira mu isengesho, bwo kwegerana n'Imana nk'uko nanjye nabigenje, hanyuma akongera akabohoka mu izina rya Yesu Kristo, akabohoka kandi ibintu bikagenda neza. Rero hari abapasiteri batandukanye twagiye dukorana, hari n'undi ntashatse kuvuga izina ariko wahitinze muri iyi minsi. Abantu usibye ko imbaraga abadayimoni bakoresha baba bifuza nyine ko ibintu bitajya ku mugaragaro, kubwo ko baba bemeye amasezerano yabo, y'abadayimoni. Ariko hari umupasiteri wigeze guhitinga bavuga uburyo akora, akoresha amavuta muri iyi minsi. Uwo nguwo nawe ni uwacu, twari turi kumwe. Urakoze. None uyu munsi ninde mupasiteri wabatitije? Umupasiteri waduteye ubwoba, akaba afite imbaraga z'Imana zabateje ubwoba kugeza ubwo nawe ubwawe uvuze uti kabisa ndatsinzwe. ninde? Reka mbabwire buriya umupasiteri wa mbere dutinya ni Rutayisire, Antoine Rutayisire. Abadayimoni mbese baramutinya kuko bigeze jyewe ubwanjye bampana misiyo yo kujya kumusanga ku ruhimbi, ariko mpageze birananira neza. Mbese Rutayisire niwe muntu dutinya. Kabiri,
undi mupasiteri buriya twemera nubwo abantu benshi bashidikanya bagashyiramo ibintu byinshi, ni umupasiteri ugira ukuri kandi akabishyira ku murongo uko bikwiye. Umupasiteri witwa Pasiteri Claude. Pasiteri Claude buriya abantu nubwo bamupinga abantu nubwo bamupinga, ariko ikintu agira ukuri kwishi kandi yarangiza yego abishyiramo kuba nyine ari gushaka umugato kuri social media, ariko iyo arangije yinjira mu kintu cy'amasengesho uriya mugabo. Cyangwa nawe mukorana nawe mwakoranaga nawe? Ntabwo twakoranaga nawe. Yinjira mu kintu cyitwa amasengesho twaramutinyaga cyane. Abo babiri ugereranyije ugikorana n'imbaraga z'umwijima, tubonye ko mwatwaye ingahuke, mutwara abandi bantu, hari n'abandi benshi tutavugira hano. Ese wowe ugikorana imbaraga z'umwijima wishe, wanyoye amaraso y'abantu bangana iki? Njyewe nabisobanuye, ndavuga ngo ntabwo nari ndi mu gisata cy'abica, ariko mwari mu ikipe. Ariko twari turi ikipe, twahuriraga muri hoteli yo muri Kongo hari i Bukavu. Twajyaga duhurirayo hanyuma tukaganira, tukuzuza imipango yacu, hanyuma ibintu bikagenda uko twabipanze. Uyu munsi uvuze ubuhamya bukomeye, ariko hari aho wagiye unkwepa nahumvise, kandi ari wowe wampamagaye, ariko ntacyo nubwo utabavuze, ubwo yenda abantu bagiye babamenya. Uza gukizwa gute? wafatiwe aho ngaho, wagiye gushika, wagiye gutamba Rutayisire? Ahantu nafatiwe hambere, ahantu numvise ko ntwikiwe, nkumva ngomba kwemerera Imana noneho igakorana nanjye. Uyu munsi wa none uravuga uti ngewe singikorana n'imbaraga z'umwijima, wavuze n'abo mwakoranaga n'ibikorwa mwakoze byose, ariko ni iki cyagukuyeyo izo mbaraga zavuye? Murakoze cyane. Imbaraga ahantu zavuye, ahantu nafatiwe mu rusengero Rutayisire ari kubwirizamo. Icyo gihe bari mu minsi 3 y'amasengesho, hanyuma nari namutumweho nk'uko nabivuze haruguru. Hanyuma uwo munsi barabwiriza ndashya, fata icyemezo cyo kugenda mpindura gahunda z'ibyo byose twari twapanze, twari twavuze, hanyuma ngenda mpita mzihindura. Niho havuyemo rero abadayimoni bakomeye bo kuntwarira n'umubyeyi. Urakoze cyane. Urakoze, ntabwo amasaha dukundiye, ndimo ndataha i Kigali. Reka ngusabe kugira ngo noneho usenge Imana, tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane, reka dusenge Imana. Banza utambutse nimero ya telefone. Nimero yanjye ya telefone, abifuza kuduhamagara n'abashaka ibindi bisobanuro ku by'ubu buhamya ni 078 51 55 307, 078 55 155 urumva nanjye nari ndimo, kandi twari turi kumwe n'abashumba batandukanye bagera kuri bangahe benshi hano muri iki gihugu, abantu bitonde kandi bagira ubwenge. Kubera yuko mbese bagira ubwenge, kubera ko Satani arakora ku mugaragaro. Nemeye kubitangaza kugira ngo wenda nubwo ubugingo bwanjye nanjye bwagenda, ariko usibye ko ubu ngubu niyegamije muri Kristo Yesu, kandi nabaye icyaremwe abanye na Satani igihe kirekire. Ubu rero igihe kirageze kugira ngo amabanga y'abadayimoni ajya hanze. Ariko abandi bose twarakorana. Nereka abantu by'ukuri bave no mu bujiji, ahubwo beyegamize Kristo umwami n'umukiza. Ikindi ngiye kuvuga kandi cyihuse, umuntu ufite Bibiliya ayiryameho, kuko inama nayo twarayikoze. Inama yarakozwe yuko Bibiliya zigomba guhagarara. Ariko habura gato nagize ikibazo mu kiganiro turi gukorana, wambwiraga ko wabivuyemo, ariko uyu munsi urakomeza kugaruka rimwe na rimwe ukacishamo ukavuga ngo inama twarayikoze.
nta hantu gihuriye mbo reka nkubwire n'iriya myuka mibi. iyo myuka nta hantu ngihuriye nayo. harya ku rusengero rwawe muterana kuwa kangahe? duterana kuwa gatatu no ku cyumweru. kuwa gatatu no ku cyumweru. Okay. Ibyo rero nge wanyemerera nkazagusura mu rusengero ngafata amashusho y'amateraniro yawe? Ntacyo bitwaye. Urakoze cyane. Ngewe n'amagare nayakuye mu rusengero kuko iyo nayo yari tekinike. Yari tekinike nayakuye mu rusengero rero ni karibu munyama. No bariya ntago ari abantu babicaye mu magare. Oya, abantu bicaye mu magare bahehise ko ari ibintu tuba twapanze. Ni ibintu tuba twapanze nuko nguko bimeze.